nanone nkomeje kubifuriza kugira ibihe byiza mwebwe inshuti zacu mudahema gutwereka ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Munyemerere nanone twinjire mu kibuga cy'imirwano aho ihanganishije inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC, aho n'ubundi nyine imirwano ikomeje habuze gica. Imirwano irakomeje muri Nord Kivu, aho nyine hakomeje kumvikana n'ubundi amasasu, umuntu akibaza iherezo ry'iyi ntambara agaheba. Mu gace ka Beni, aho hakotororwaga nyine n'ingabo cyangwa se n'abasirikare ba Makenga, ubwo nyine ni M23, aho bagabwagaho igitero n'ingabo za leta, nimvuga leta ubwo nyine wumve FARDC, gusa iba yitirirwa nyine igisirikare cya leta, ariko nyine usanga n'ababa bagabye ibyo bitero akenshi atari abasirikare ba leta, ahubwo ari babandi nyine bagifasha, ndavuga Wazalendo, FDLR ndetse n'indi mitwe nyine igiye itandukanye ifasha igisirikare cya leta. Ugasanga ahanini niyo iba iri ku murongo w'imbere ku rugamba. Ahangaha rero ni abasirikare cyangwa se ingabo za Makenga zaje kuhakorera agatendo, ubwo zivuganaga aba Wazalendo bari bagerageje kureba uburyo bafata aka gace ka Beni, gusa ntabwo byaje kubakundira kuko baje gusanga abasore cyangwa se intare za Sarambwe ziteguriye urugamba, maze ahubwo zibafata matekwa, bamwe nyine bafatwa nk'imfungwa z'intambara. Aba basore cyangwa se aba bahungu ba Makenga, ushobora kujya ahantu uzi ko wenda bahavuye cyangwa se n'abahari, kumbi bafite tactique bakoresha mu rugamba yo kwihisha, ndetse bafite n'uburyo bakominikana, ugasanga bibera benshi urujijo, bakibaza uti se mwuka byaramwe inyeshyamba zigira komunikasiyo iri hejuru kuri urwego n'inyeshyamba nyabaki, ugasanga zikuguye gitumo ziragushakiye. Nizi rero n'aba basore cyangwa se aba Wazalendo, ndavuga nyine aba bashyigikiye igisirikare cya leta mu kurwana n'uyu mutwe wa M23, za Wazalendo, FDLR, MONUSCO n'ingabo za SADC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Bamwe muri bo baje gucakirwa, ubwo nyine bageragezaga kuza kwataka mu gace ka Beni, gusa nyine ntibyabahira, n'ubundi biza kurangira M23 ibashushubikanije ibasubiza iyo baturutse. Abagabo cyangwa se abavugizi bari bayoboye uru rugamba bari nyine i Beni, bavuze ko iki gisirikare cyangwa se izi nyeshyamba za M23 ngo ku bijyanye n'ibikoresho zikoresha mw'uru rugamba biri hejuru, banakomozaho nyine cyangwa se banaboneraho kuvuga ko izi nyeshyamba zifashwa n'u Rwanda, kuko ngo ntabwo bumva ukuntu inyeshyamba ngo zibasha kugira komunikasiyo iri hejuru ku rwego nka ruriya, zikagira ibikoresho bibasha guhanura indege, zikagira ibikoresho bigiye bitandukanye nyine byisumbuyeho byifashishwa mu rugamba. Ariko M23 n'ubundi ivuga ko ibyo bikoresho ikoresha ari ibyo yaka ingabo za leta, kuko ngo bo ntago ingabo za leta ntago ziba zizi kubikoresha, ngo kandi ni nyabwoba. ni ukuvuga ngo iyo baziteye cyangwa se iyo bazitsinze birumvikana ko zita ibikoresho zari zifite, hanyuma nyine abasore ba Makenga bakabyifatira bakabikoresha. Ariko nyine niba byumveho kimwe hagati nyine n'igisirikare cya leta, kuko ibyo byo ntago kibyumva, ahubwo kivuga ko gisapotingwa
cyangwa se bafashwa n'u Rwanda ndetse na Uganda, ariko ibyo ngibyo M23 ikabihakana yivuye inyuma, ndetse n'ibyo bihugu bindi bashinja gufasha M23 nabyo bikabihakana. M23 rero ikavuga ko ibikoresho ikoresha ari byo igisirikare cya leta y'FARDC kiba kizaniye, n'ubundi bikaza kurangira babiyatse ubundi bakayibikubitisha, kuko ngo ni abanyabwoba ngo mu bijyanye n'urugamba bagira ubwoba kubi. Ngo niyo mpamvu ngo batungurwa no kubona ibyo bikoresho bifatika cyangwa se byisumbuyeho mu rugamba, ngo bagatungurwa no kubona ari abasore cyangwa se inyeshyamba zibifite. Rero abasore bamakenga bakavuga ko cyangwa se ubuvugizi bwa M23 buvuga ko n'ubundi bubyaka igisirikare cya leta. Aha rero ibeni havuzwe urufaya rw'amasasu cyangwa se bumvikanye urufaya rw'amasasu nyine, aho nyine ari urugamba rwari ruhanganishije ingabo za leta ndetse n'umutwe wa M23. Ingabo za leta zashakaga nyine kwaka agace M23 yakontorolaga ibeni, nubwo wenda bitaje koroha, bikarangira nyine intego batayigezeho, n'ubundi M23 igakomeza gukontrola ako gace ka Beni. Gusa ikivugwa nuko imirwano size ngizi wenda yahagazeho, ariko umuntu ntiyabura kwitega ko mu masaha ari imbere n'ubundi hashobora kumvikana urufaya rw'amasasu, kuko n'ubundi urabona ko abasore baracyaryamiye amajanja. Urabona ko nyine byanga byakunda urugamba n'ubundi ruracyiteguye ku mpande zombi. Ndabashimiye mwebwe mudahima gutwika ko muri kumwe natwe, mbibutsa gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu bitaha. Mukomeze mugira amahoro y'Imana. Ciao ciao.